Cheze riwa nkundabure abantu bajya bagusura ahangaha uri cyangwa se ibintu nk'ibyo nyine ukabona nyine ugize abashyitsi nk'amaniga yanjye nk'amaniga yawe amaniga yawe yagusuye abakuzaniye iki abanzaniye amafege n'amarikeri kuki batakuzanira ibiryo se uturayi akavange utuntu nk'utwo amaniga yanjye ni ibicuma ni ibikaritasi kubera ko batakuzanira ibiryo none se riwa wenda ahangaha turi ntabwo ari inzu yawe yego ba nyiraho nibaza kuhubaka bakahafunga uzabigenza gute bazanyimura inshuti za Homeland 7 TV nyuma y'amakimbirane n'intambara ikomeye birangiye ikiganiro tugikoze of course twagerageje kumucurutsa kugira ngo nibura tubashe kuganira twisanzuye musore wenda gerageza uduhe umwanya wawe iyi ni Homeland 7 TV na Simbi TV twifuza ko utuganiriza ku mibereho yawe ku buzima bwawe muri rusange njye nitwa Nshimiyimana Simeon we witwa nde nitwa Riwani Budro yes. Riwani Budro ubwo bisobanuye iki sobanuye neka ari umuhungu w'umusazi umuhungu urwaye mu mutwe cyana cy'intare Budro ni cyana cy'intare yes. Nese Riwani Budro kubera icyo urara ahangaha ni mu nzu yawe niho ugangika muri rusange niyo nahise utu ni udukoresho twawe tw'isuku murabona ko utu ni udukoresho tw'isuku Riwani Budro umaze igihe kingana iki urara ahangaha amaze imyaka 5 n'amezi 3 Riwani Budro kweri urara ahangaha kweri twereke mu maso yawe maso narebye mba numva nani wasi Budro wagerageje mani kujya okay good none se Riwani Budro ufite waranahashushanyije noneho ni buri wani turadushushanyo dusobanura icyo washyize mu ngangi yawe sinzi niba warabashije gusoma njye ni kurambibona reka dusabe kameramani aze kugenda atambikaho utuntu yego ubwo rero murumva ko turi kumwe na Riwani Budro none se Budro ubuzima umeze gute mwana reka wenda tuganirize abanyarwanda sibyo ubasangize impamvu mu by'ukuri ku gasozi ibintu nk'ibyo nyine habura iki byagenze gute niki cyanze kigatuma nyine uhitamo kwizira ahangaha umva niga njye hasi ku gasozi inshuti yanjye nuguma kumbwira ibyo mu gasozi turicana si ukukubeshya mba ngiye mfitemo imizigo myinshi igomba kunyiza icyo ari cyo cyose niyo yaba ari ingwe cyangwa intare none se nta cyantera inshuti yanjye ngaho nyereka nk'ingiramutse iguteye wayitsindisha iki mba mfite ibintu byinshi hano hejuru niyo nagira gutyo gusa urumva byibwuzi ngo bancike utangiye kumba ku gasozi ubu wanyagirwa mbwiza ukuri none se uteka he iguye twanyagirwa uteka he ndabona imyenda wagiye uyijugunyanga hasi amashyiga hariya amacupa none se Riwa uteka he iyo ukeneye kurya urya muri resitora amashyiga inyuma mane hari amashyiga none uranateka rimwe na rimwe iyo niyongoje ntawazi Riwani Budro ahangaha ni hafi y'irimbi ntabwo bufite bw'uko ikintu gishobora kugutera kikakwangiza wagira ubwoba cyari irimbi ari n'umuntu ni iki gikuru muri ibyo ari umuntu icyakura icyambanjirije ikindi kibi cyiza simbizi ndetse habanje irimbi cyangwa habanje umuntu hakurikiraho irimbi ubwo bivuze ko irimbi ritagutera kubera ko umuntu yaritanze kubaho umuntu arirusha ubwenge Riwani Budro ubuzima bumeze gute wenda twatangiye dutebya duhangana n'ibiki kugira ngo tubashe gukora ikiganiro mu nyinjira urute nkandi ubundi twinjira mu kavumo kawe ubundi vipi zanyu ni nzuri sana vipi zetu ni nzuri sana angahe mwimwe Riwani Budro gerageza ugaragaze mu maso mana abantu bakubone gerageza wihisha amaso ndakwiye ingahe ibyo mbabwira ni reka nkubaze muratinyutse mani muje kunyikurira mu bitotsi vipi yangane mani tuganirize none se mufana Arsenal atwaye igikombe reka twishime tarago nyifana none se Riwani Budro ufite mama ufite papa ufite ababyeyi ntago nzaho bari
numva bambwira ko bagiye zamani. gerageza ugaragaze mu maso kugira ngo Bagiye kera, inshuti yanjye, urumva Mary niba ari Uganda, niba ari Hatabye, niba yatabye i Remera mu Ntwari, niko mbyumva ku oya makuru. ashyinguye subiramo. Sindashyingura, sinzi niba ari ugushyingura cyangwa gutaba. none se Riwa sinzi abo nibo nari gushyingura igihe nabashyinguye, nanjye bazanabe kuko nawe ndashyingura, nta n'uwo nzigera ngira. Riwa uko biri kose ingangi yawe ni VIP kuko isakaje amabati, nubwo wenda igikuta ku mpande hadasakaye, ariko nibura ugangika. Mwe muzongera kuza hano mutashanda nzabica. none se Riwa zabatera imyambi, afite imyambi y'ubumara isizeho ubumara. nk'ubu ngubu urara ku gasozi. Nzabemeza. Riwa gerageza ukura akaboko ku maso tukubona. Nzabemeza si ukubabeshya. Imyambi nk'ubu iyo musanga natagikase nkabarasa mugenda. njye Uzi nyerekera ko umwambi wanjye udahusha, ubundi bite byanyu. none se Riwa nta bavandimwe ufite uri wenyine uri bucuru ukaba n'umuherezi mu rugo. Ndi muto nkaba na mukuru. wavukiye okay wenda ibyo turaza kubiganira mu kindi kiganiro. Vukiye bita Nyakivara. Nyakivara. Navukiye Mbarara nkurira Nyakivara. none se mu buriri bwawe aho ibyo turaza kubigarukaho nyuma. Mu buriri bwawe ni iki kikurinda inyamaswa? Wavuze ko ufite intwaro, ufite ibintu byinshi byakurinda mu gihe ikintu cyaba gishatse kukwataka. Ni iki wakirindisha mu by'ukuri? Ibyo ni ibindeba, hari ibitakubwirwa. hanyuma iyo ukeneye wenda nko kujya mu bwiherero, mwana ushaka nkwereka ibyanjye si ubundi nyine dutembereze. Impamvu ndashaka ko untembereza sibyo? gerageza untembereze ndi kubona agakeka, nkabona amashuka n'ikiringiti sibyo? wabikuye? ni umujyaneza biguhaye? niwe wabyishakiye? Ntega ndumva utangiye kunyinjirira cyane musirika. oya ntabwo ari ukwinjirira. Utangiye kunyinjirira cyane. Kariwane ni Riwane sushono. Riwa wanyeretse mu maso yawe. Umva nkubwire, kunyinjirira ni ikibazo kuri njyewe musirika. Tubumvishe. Riwa ariko abanyarwanda baragukunda. Byakugenzaga ko nabikubwiyeho nkakubwira ibishoboka. Riwa nta muntu wigeze numva utangiye kunaniza mani. Sorry, abantu baragukunda Riwa. none se Riwa nta mugira neza ageze aza kugukura mwahangaha akaba yakwishyurira inzu, akaba mu by'ukuri yakujyana ahantu heza hatari ku karubanda, hadateje ubwoba? Mva musubire iyo mwavuye mani, mwerekere hakiri kare. Riwa mani Riwa ubwo rero nabarabuye mwerekeze turaganira uryamye. wa mugenzi wawe ari yagiye gukora izindi nkuru. none se Riwa baherekeze. Riwa Mundabure abantu bajya bagusura ahangaha uri cyangwa se ibintu nk'ibyo, nyine ukabona nyine ugize abashyitsi nk'amaniga yanjye. nk'amaniga yawe. amaniga yawe yagusuye abakuzaniye iki? abanzaniye amafege n'amarikeri. kuki batakuzanira ibiryo se, uturayi, akavange, utuntu nk'utwo? amaniga yanjye ni ibicuma. ni ibicuma. ni ibikaritasi. kubera ko batakuzanira ibiryo. none se Riwa wenda ahangaha turi ntabwo ari inzu yawe, yego? ba nyiraho nibaza kuhubaka bakahafunga uzabigenza gute? bazanyimura. nibo bagutuje hano se? barabizi ariko ko ndi uwabo mani. bazi kukangika hano. mbese kuki batagushyira mu nzu nini nyine kugira ngo ujye uryamamo? oya witukana ntabwo ari byiza. so turi kumwe rero na Riwane, murabona ko ni umwe mu bantu barara hano. twamusuye ananiwe, afite icyo nakita amavunane, ariko ntabwo twari kubura kumuganiriza, ntabwo twari kubura guprofita amahirwe nk'aya ngaya kugira ngo tumuganirize nyine, adusangize ku buzima bwe, atubwire imibereho. nguyu rero ni Riwane wanyu. byatugoye gukorana ikiganiro nawe, ariko ndabona hariya handitseho 2, 3,
akandi kahoro n'ibindi nk'ibyo. Ni mu ngangi rero ya Liwane. Banyarwandakazi, hari abantu benshi bafite aho barambika umusaya, hari abantu benshi bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi babonera ku gihe. Ni Liwane rero wanyu, ni Liwane mukunda, nkeka ko ababonye Kivano nawe murabona ko bajya gusa. Hari umuntu witwa Kivano, uramuzi? Kivano akaba ari uwa ni umuntu w'umunyakanada ufite asa nk'umuntu ufite ubwenge cyane. yarapfuye Ariko yavuye mu Rwanda ajya muri Canada. yarapfuye Oya? ariho Ariho. ngo yitwa Kivano. nagira ni Nyakivaru uvuga, wenda mu bavuyeyo bakaba baba ari bo. None se Liwa, nk'iyo wenda imvura iguye cyangwa se mu gihe runaka umutekano ukaba muke aha ngaha, wimukira hehe? nibera hano nibera hano. N'imvura yagwa niho uburi tu? Aha. niho ndi mirere. Kivano rero, sorry, ni Liwane? Ni Liwane nyine twasanze mu ngangi ye, nguko uko abayeho.